muri komenti ushobora kwandikamo Ezekiel ukikomereza, cyangwa muri komenti ushobora kwandikamo gake gake ukikomereza. Kuki uhora mu matiku wa muswaho? Nkora iki? Ibikora ibyo bintu nabonye abanyarwanda bikundira ko n'ubu nzanye amatiku, ko ngo showbiz ngo kozwe mu matiku gake gake arakwica gake gake. Kambazanire ku mushitsi, reka mbazanire wonje kureba filime araye. Urakora iki hano? Filime araye agenda promoting indirimbo yawe wakirakira Yo. aho ni nijoro. Bonne fete ku bagore mwese, ndabona mushaka kunyica. Abagore ngo abagore tubabwire bonne fete. Vania Ice arimo aravuga ati ngo mbabwire bonne fete. Wakirakira Yo. kubera ntaje mu bukwe bwawe kandi ari njyewe umuntu wagombaga kuba uri muri ubwo bukwe. Abanyarwanda bagomba kumenya ibintu byinshi babavuzeho n'ibindi byinshi batazi. Urabizi ko ari ku bukwe barimo baravuga cyane. Nibivugire. Nibivugire. Gusa ariko urabizi ko ino minsi utakiri umwe. Nubizi se ko uno munsi utakiri umwe? Ndabizi. None se kuje uri umwe? Kuje uri umwe kandi ino minsi utakiri umwe. Dore bayicariye. Hey, mashallah. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ase Killerman, wewe kutajya umpa salamu. Bani bagiye ko umuyisilamu. Kira. Yo. Wamba bari ugashaka ahantu utereka kamera, mukajya muri kamera mugaragara muri babiri mwembi. Isura yawe ndayihaze njye kandi urabizi ko isura yawe nyihaze. Okay, reka madam nafate telefone urujyamo. Umva madam. Ramadani ni mande, ndabona PC karimo aravuga. Washatse ukuntu ufata telefone agasura kawe kakaza imbere ya Killerman imeze nkawe kuri inyuma gutya. Gare kanyifate. Shaka uko ubigenza. Shaka uko ubigenza. Your meeting, I'm on live. Where am I? Where can I go? No. I'm on live. No. Kaba kwirukana. Gikobwa cye toka kuri. Igikazi ni cyane ngo gifite meeting y'akazi none ngo kirashaka gukorera mu cyumba cyane. Aha. Ashafite ubugore z'ubwenge do. Uzuko bari banjijishije. Nuko mwibereho gake gake. Wakirakira. Yo. Nuko mwibereho gake gake nimugoroba nuko bamwimereye. Ngo ndi muri honeymoonera. Ase ko wa mugane. Reka manze nibarize madam, urabizi ko njyaye nubaha abagore. Uyu ni umunsi w'abagore. Madam genda shaka kukuba uzi ko ntigeze muri ino mihanda ntigeze no gushaka kumenya izina ryawe kubera kukubaha. Nukuri kw'Imana. Ibaze. Jewe wambabariye ukanyibwirira okay n'abandi bantu bari hano ukatwibwirira amazina yawe ariko utajya n'ir'Ikisilamu. Kanyavuge yose. Okay.
Umuhoza umuhoza ryo nari umuhoza sha Shemsa. umuhoza Shemusa umuhoza Shemusa Kira Yo. ufite ikintu ndusha mu buzima Mm. nubwo nkurusha gutwika undusha iby'ingenzi gutwika niba byinjiza ariko ntari gutwika niba byinjiza ntari gutwika niba byinjiza ntari umuhoza Shemu ngiye kuzajya nkwitira Shemu nta kibazo kabisa. urabizi ariko kuri mwiza tureke ibya Killerman aguma kurata wowe ku giti cyawe Oya nta muntu wimenya. abantu muri komenti mutwandikiremo ubwiza kwijana mumuhe ubwiza kwijana ubwo afite kandi uwandikamo ibitari ijana ndamubloka yose kuri kubakanga oya nababeshaga mwandike mu bwiza kwijana tubanze turebe Killerman kurenze nyambo ngo 1000 kwijana ngo 1010 ngo ijana kurindi Shamsu urabibona ariko uyu wa kabiri kwijana nabubloka 120% 100% magana abiri mana we magana abiri kwijana ijana kurindi ni keza pe magana abiri pourcentage majana ke Shemu ubu urabizi kuri mwiza Oya na n'ubu ntabwo urabimenya nta muntu wimenya maze basi by'abantu barimo barakubwira kampe kubyemera uri mwiza yego nabyemeye. Kira yo sha uratwika ku mugore sha noneho nawe ugiye mu bagabo babiri nari mfite ubaye wa gatatu ubundi nari mfite Sabe na Kita nawe ubu mubaye abantu batatu bafite abagore mudakwiriye nabo abagore banyu ni beza kubarusha nose umuntu ushaka umugore batari beza ni ukuvuga ko uwo mugore akwiriye nkanjye urabona ukuntu ari mwiza ariko akwiriye umugabo mwiza nkanjye kirasetse na Sabe afite umugore mwiza badakwiranye ni nka Kita abagore banyu ni beza bakura ariko amafaranga ni meza njye namushatse mfite 2,000 bro Shams nibyo ngo bagushatse bakiri abakene yego urabe yego nibyo ureka mbanza mbwire ubwa mbere umunsi wa mbere Shams Killerman wamubonye umunsi wa mbere umukubita amaso gutya oya umunsi wa mbere mu kubita amaso we yaraje ariko ubundi bwa mbere niwe wambonye we yaje nsatira urumva njye nibwo bwa mbere nari mubonye nkubwira namuboneye we mbwira umunsi wa mbere umureba gutya umubona n'amaso yawe namubonye kuri Avenue urahazi nihe ara mu Biryogo Brian ameze gute ameze gute Killerman ijya muri kamera nawe tukurebe neza ukuntu uri mubi n'umugore mwiza aha gutya mu Biryogo umukubita amaso yari yambaye gute yasaga gute wamutekerejeho iki yari yambaye umupira wa orange n'ipantaro yenda gusama akantu ka pink kono y'ikoboyi n'inkweto z'amambere senago uvuga basi sadani nese mvugishije ukuri ndumva ko bari kunsebya oya ntago ari baragusebya uko nuko kuri ntacyo bitwara ubwo hashize imyaka ingahe hashize imyaka ingahe
2014 hashize imyaka myinshi. Killerman ko uzi okay imibare ndabizi ko 14 abagore bibagora hashize imyaka ingahe mubonye 2014 Kira wowe ubwa mbere ubona umuhoza wamubonye hehe wamubonye meze gute wari uwuhe munsi hari kuwa gatandatu oya wabaruwe munsi hari kuwa gatandatu kubera iki wibuka ko ari kuwa gatandatu hari habaye iki uzigiye kuntu meze ngira ubwonko nyine bufotora sinzi niba ubizi uzi ubwo bwonko ndabubona nk'ubw'inkamiye ruvuga ngo ikintu nge cyanciye mu maso cyangwa se nishize mu bwonko kigomba kuba kirimo biragoye ko cyavamo rero icyo genda byo kwari kuwa gatandatu mu kwa gatatu oya uwe umwaka 2014 kuwa gatandatu mu kwa gatatu 2014 itariki urazizi hagati ya 15 gutyo ngira ngo oya kuratwika shebusa ibyo bintu waba ubizi amatariki waba ushobora kuyibuka nawe nk'uko ayibuka aya ntabwo yayibuka we ntabwo amatariki nyibukamo ntabwo nyibukamo neza Killerman agutereta yatangiye gute kugutereta isuku nari mu gutereta oya ntabwo ntabwo wamuca ujya wibuka ko ari njye wandika filime z'urukundo ndabizi ariko reka urabizi ko bavuga bari gutereta uzi ko ari byo byandika neze Killerman ko urabizi ko ari inde muntu wa mbere uvuga ibishego kuri iyi mihanda wari wanyuma mvuga igishego mu buzima busanzwe nibyo bikugize mani kurinde banyarwandakazi Killerman yarampamagaye dukinane filime tugomba kuvuga ibishegu Killerman iratunanira kubera Killerman ntiyashoboraga kumara iminota 2 atavuze igishego mungu wangu nukuri kugeza ahubwo abantu bavuze ngo uzi ko ndumva kurusha gukina atarimo aravuga ibigambo wowe ari ngo ngo navuze gaswere ngo mani ngo mubanze ngo bikate ngo navuze ngo nayongeye ubone iki mesha abanyarwanda nyine abanyarwanda se ko babizi misoso yarahari misoso ashobora kuba ari muri nuza gutya yatubwira nari ndarahari nuko wenda bari gucuruza ubugo atereta Killerman yaguteretse gute ubundi arabanza agahina ijwi arabanza akarihina ushaka kumwigana mu ijwi namwigana ariko we yari kubikora bumva ari byiza mwigane mfa kumwigana turebe bashyiramo n'utuntu tw'utumanyeri gute mwigane twumve ntabwo namwigana ngo mbishoboye okay akavuga gute amagambo akoresha nyine amagambo akoresha usanga ubona nyine wagira ngo ari kugutera nk'impuhwe kugira ngo uhite ubyemera atera impuhwe ubwa mbere akubona yahise agutereta ubwa mbere yaraje aransuza maze kunsuza ahita afatiraho ariko ntabwo namwemereye wamubwiye gute yakubwiye iki wamubwiye iki ntabwo yahise ambwira ko ankunda yakubwiye iki yakubwiye gute yambaje nyine amazina bisanzwe ambaza ahantu ntuye ambwira ko yanyishimiye ese umuhungu yakubwiye ngo yakwishimiye n'icyo utekereza nyine nta kindi utekereza utuba ati kabaye yagupofotse yaguyemo nta kindi utekereza utuba ati uyu nguyu nawe agiye ko mwaka nkunda none ni benshi babibwira nawe
nibe umva ko umvishe du uyu eh nawe agiye kumbwira ko ankunda none se oya uragira ngo wari umuhungu wa mbere wari umubonye umuhungu wese uje akubwira ko yakwishimiye nta kindi gikurikiraho ahita akubwira ko yagukunze. and then wowe usubiza gute wombwiye iki Nese yambwiye ngo yanyishimiye nanjye nakwishimiye. oya Seriye yari eh seriye cyane. nawe uri seriye wari woroshe rero Ariko cyane ntabwo ibyo ngibyo yahise abimbwira. Twabanje kuganiraho abanza kuntera blague nyuma yaza kubimbwira. mwabanje kuganira bagutera story aseta se yari funny cyangwa yari nyine byari story biri seriye Oya bisanzwe nyine bya blague. rega kera nari naraba umukomediye dumba ibyo byafa nibireke ngo ibyo byafa nibireke kera nari seriye none se wabonaga ari nk'umuntu uri seriye Yabaye seriye ku munota wa nyuma ambwira ngo yishimiye. ayandi makuru njyewe narakwiyumvira Killerman agutera inda mwanyerutse gute kuva kuri uwo munsi kugera ubwo mugenda mu buriri akagutera n'inda nawe rero oya ntabwo ni wamuteye inda mbaguteye inda ratasheri aza ko itari ntereye hinda yahise yandika yahise ayivivura. ngo wabaga mu rugo kwa mama wawe na papa wawe bagutera inda twagiye aha dore ukuntu kita kigira isoni cya Killerman agutera kuva kuri uwo bagutereta banyaruka gute kugira ngo bagutere inda hashize igihe kingana iki kugira ngo umugere kuri aho ngaho umwaka ndumva urimo baguteye inda nyuma y'umwaka umwaka urimo ariko ntabwo baguteye inda ku munsi wa mbere oya mwari mubikoze cyane ibyo byaba biri vuba cyane kuko naramugoye. oya ndimo ndavuga ati ntabwo baguteye inda umunsi wa mbere mwishimishije oya yagiyemo nko ku munsi wa kangahe duri fake nawe uri fake hano hagiye gusa tera Fred yagiyemo ryarira gusa nzi ko haciyemo amezi menshi. Haciyemo amezi menshi kugira ngo ijyemo. Okay du Killerman twari twitira story n'umugore wowe ugiye kubizambya ndakuzi. Okay nakubwiye nanjye kumufasha amatariki ko nyema nyubuka mu mutwe. Okay we kubera noneho narize ko ugiye kubicya kutuzambiriza story ariko ugiye kudufasha nta kibazo naye nakubaza. Umukobwa uramuterese ubwa mbere utangira kumukoresha amafuti ihari ryari hakiyeho igihe kingana iki kugira ngo utangiye kumukoresha amafuti ibyo bintu byanyu mujya mukora. Okay ngiye mutereta zari tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu 2014 umunsi wa mbere washinzemo ipoto. Oya ubwo nari muterese ndavuga umunsi wa mbere washinzemo ipoto hari ryari. Okay umunsi wa mbere nshinga ipoto zari tariki 27 zo kwa karindwi 2015 utera inda ryari inda hacimo nk'amezi nk'abiri urangije gushingamo ipoto wahise hashiramo amezi nk'abiri. Urakomeye. Hari abantu bashaka inda ewana bagashaka inda ikanga pe. Ese mwayishizemo inda muyishaka cyangwa ni ibintu bya bindi by'ikije nyine byabaguyeho bu ukajya kubona n'iki Killerman yabuze amafaranga y'ikinini byagenze gute? Amafaranga
ikinini wise yari kwemera ko navamo icyo gihe nta mafaranga wagiraga ceceka ariko ntabwo nari gukuramo umwana wanjye zaperereza ubwo mukinishije kuyikuramo umwana w'abandi agapfa bakajya kumfunga hejuru y'ibintu ubu mamaze gufunga 25. Okay, ibyo twemeze ko ntabwo wari gukuramo umwana wawe ariko nanone nta mafaranga ikinini ntayo wari ufite. Oya ntabwo nari nyabuze ikinini si 10,000. Data byagenze gute urangije kubona ibishozi bitaza byagenze gute watekereje iki cyagute watekereje nahise mbitekereza nyine ko nasamye n'ubundi ni iki ibisa uramenye ko wasamye ni iki cyakuje mu bitekerezo nagize ubwoba bwari ubwa mbere usamye ntabwo wigeze ukuramo inda before nagize ubwoba nyine bw'ibintu nyine bimbayeho noneho ndi no mu rugo ni ibintu biba biteye ubwoba cyane ariko uyu nguyu we nta kibazo nari mufite numvaga mbyizeye kumubwira sinzi impamvu umubwiye yakubwiye gute ibaze ko noneho nanabimubwiye dusa nkaho twasaga nkaho twashwanye akantu gato aho komita mbimubwira okay uwo munsi abimbwira kandi twashwanye iryo joro ndimo ndamukatira mubwira ngo tubivemo oya wari wabonye akandi kagonga ko wari wabonye akandi mu rukundo ntabwo ka beach ntabwo ari ibyo mu rukundo ntabwo umuntu mbeshya arabizi nyine ko tutajya tubeshyanya nyine yari yakubeshye noneho arangije ndari napanze arahaboro kagomba ari ikirori twari dufite muri quartier ariko buri ugomba kujyana na couple yiwe cyari ikirori cya couple nyine noneho ambwira ko ngo adahari noneho umusaza we yaheze kundeba tukikinira biyari yo muri machine nyine kuri studio yanjye arangije ahita ambwira yuko ngo shemusa musize mu rugo ngari kurya igisheke kandi we yambwiye ko ngo yagiye kwa nyirakuru mitamniceza kuntu abantu bagiye mu kirori ngiye nasigaye aho ngaho nataze n'amafaranga nyine kuko n'umukora contribution nyine numva ndababaye byahatari iryo joro mita bya damete tubive muri mbutanyi ukomeza kunyinisha umbeshya ndirakaza ahita ambwira ati yarakubye amaze gukupa arongera ahita anyereza message ngo ibyo yigira byose ngo umenye ko ngo twite umwana oya gutyo mita nongera ndahamagara uri serious cyangwa ati mita muvugisha neza nyine mita nuzamo nayameje nyite irangira kugira mbitinya we ni watinye ngo guhita bunaza mwana wowe nginda wowe ndayize ngo ati nayo ngumbaye umupapa wowe mita mamagara mu sister inshuti yanjye yitwa Gatonike ndamubwira ndari mubwira aravuga ati mumaze mujye gukora test wabona bikubwiye kwa komeye mwashwanye agira ngo akumve hita tujya rafiki kujya kwipima dusanga aratwite ntanga kubyizera ntazi kubyizera turongera turamanuka tujya mu rugo no sasa ngura agateste Tonika aramumpimira ariko mugira mupime naraje ndirukanga njya guhagarara ruguriya ntashaka ko bahita babimbwira ngira ngo bambwire mu basi nagirimo basanze itarimo Tonika tazaraje ati bano kabyara warabisoje ngo ugiye kuba umupapa avuga nakunde rero ubwo rwo kazi twicara dutangira gutekereza kiraza gukorwa abwira yune ko mubwira ko nakano kandi nafite ubushobozi nawe yatufasha ubugiye iwanyu nk'amezi makeya hanyuma nanjye mbeshaka ubushobozi zatamuzana dore ngo yamaze amezi nk'atatu yisonjesha nyine ku buryo inda itagaragara abiwabo biza kurangira bamuvumbuye rero bahita bamwirukana abiwanyu wabaga iwanyu kwa mama na papa cyangwa iwanyu ku mubantu hari ukuntu uba mu bantu like ba auntie ba uncle wabaga iwanyu mu rugo ku babyeyi bakubyara cyangwa nyine kwa bantuza ba auntie nabaga mu rugo kwa mama na papa ku babyeyi bakubyara barakwirukana bakubwiye ayahe magambo bakwirukana so biza domana kubaza nakari murori amagambo mama wawe yakoresheje akwirukana mu rugo ubundi mu rugo bambajije wabikoze
Kubera ko musaza wanjye yari inshuti na Kira. Musaza wanjye arambwira ati ninde wabikoze, noneho njye nari nagize n'ubwoba bwo kubivuga, bwo kumuvuga. Ndaceceka nk'umwanya munini ncecetse. Barangije umusaza wanjye arangije arambaza ati se ntiyaniki? Namwe ni yego. Arangije ababwiye ababyeyi banjye ati nta kibazo, Yannick ndamuzi, ntabwo ari imbwa, azamutunga. Kuko nyine yari amuzi. Yannick muri icyo gihe nubwo tutakoresha ijambo imbwa, yari umukene. Nyine urumva nta bushobozi yari afite bwo kuba yantunga, yego, ariko nanone wabonaga ko atari umuhungu w'umunebwe. Wari waramubonye akora se? Njye naramubonaga akora. Twagiye. Wakoraga iki yani? Nari umudiski bana. Diski bana. Mama wawe wavuga iki? Mama umbyara? Akwirukana. Njye ndashaka ijambo mama wawe yavuze akwirukana. Mama yarambwiye ngo genda ugerageze n'ibyanga uzagaruke. Nyine papa we yari afite icyizere cya musaza wanjye yamubwiye, cyayo magambo yavuze. Narambwira ati genda n'ibyanga uzagaruke. Se kumbe nuko bari bakubwiye? Uraza urambwira ngo bakwirukanye ngo nago. Nese ubundi si ukunyirukana. Ntuse kuki wabonye ko ubuzima bwawe ndumva tugiye gushwana rero sasa uraduteranyije wallahi. Ngiye gutonde ndanabyo. Yewe nakuntu nabana naciye mu buzima bukakaye kuriya baramuhaye option ebyiri, sibyo? No. Bamuhaye option yuko naza bikanga azasubira iwabo, sibyo? Ndababaye hagama bibayisirinshiramo nanjye n'abasaba. Oye tonde. Beretse gato. Ndumva aho umubyeyi yaravuze ngo nibyanga. Ugaga kuri kwa kuri nyine ujya kwa n'umuhungu akaba yagucisha umutwe mukabana wenda muri ubwo bukene, ariko nagutesa nawe ubwe ku giti cye. Naho byari bimeze. Uva ko n'igitwika kiriya nacyo. Hari hayi. Hari hayi. Ubwo Yannick yari yemeye ko mushobora kubana? Narayimubwiye ndamwe ati mu rugo banyohereje ngo nze tubane. Mu rugo bakohereje uze umwana muto bakakohereza ku wundi mwana ngo mugende mubane? Ese ko ariko byari byagenze. Nose ntibashoboraga kukurerera umwana Yannick akabafasha, cyangwa umuryango wa Yannick ugafasha abiwanyu? Ntabwo byakunze, twihigiye ubuzima bwacu. Use hano abakobwa batwara amada ko ibyo bintu batabishobora ra? Abishobora ni bake. Wafunze umutima wawe ati yagiye kwa Yannick? Ugeze Yannick yafashe uwe mwanzuro? Nyimara kubimubwira. Ubwo yaribanaga cyangwa yabaga iwabo nawe? Oya, yabanaga n'abandi batipe mu nzu. Yannick se ufite iwanyu? We noneho njyewe sibyo ngo zana ngufasha. Urarushye njyewe n'umunebwe uyu nguyu njyewe nishiremo nanjye ishiremo njyewe reba hano meze trezor ndirimo hazi inzu urabona akayira kinjiramo kajya mu marangi, inzu ikurikiraho niho kwa nyogokuruza wanjye niho kwa sugu nyine sogokuru ubyara ego kusugo nabivuga gute, niho mvuka. Urukumva uvuga ko hariya ni kwifishi nyine niho kwa sogokuruza wanjye, niho nyine sogokuruza wanjye nyine
papa ubyara pana nyogokuru segokuruza sugokuruza kuko ejo bundi tata ari hano mu rugo turi mu nama y'ubukwe niwe bidusobanuriye avuga havuka nyine avuga ko kwa papa wari hariya nyine neza meze turezoro ya nyubako igipangu gikurikiraho niho kwa sogokuru wanjye sogokuruza nyine nako noneho ubyara papa hara no kubyara mama ubyara papa nawe avuka aveni process urabona tujya dukina filime hari akazu k'amazi munsi yaho aho ngaho niho sogokuru ako ni sogokuru ntabwo ari sogokuruza barimo barahamagara abageni ndabibona ba sogokuru nabo mfite urukumva ariko ba nyogokuru wanjye bose barahari nyogokuru wanjye aba hano mu Gasyata Karuruma mu Makawa ubyara mama hanyuma ubyara papa bahangaha Rwarutabara mu Ikorosi neza Nese yani umukobwa arakubwiye ngo ndaje banyohereje urimo urabana n'abaniga muri ghetto ndabizi ko urimo urabaninga CD ntabwo uratangira no gukina amafilimi ni ikirego ko byaje 2015 kandi filime yazitangiye 2019 ubwo ubigenza gute vuba umushakiraho kuba hehevu ako kanya byaje ndumva ko hajemo haso iyo haso yari imeze gute umva nandi mu kazi nicyo gihe nasigaye ndi umuyede nkora kazi couple imbere hariya mu mujyi uri umuyede wateye inda uri umuyede uri no mu disc band oya mara nateye inda ndi mu disc band noneho urabona ko nahise mubwira ngo najya iwabo abanze yijishe nk'ameza ngahe nge nshaka ubuzima nibwo nahise njya kongera nahise afata umupeti mushira ku mashini akajya mverisa noneho ngiye mpita njya gushaka kandi kazi k'ubuyede ngira nongeranye amafaranga nikusanye azaze ibyo zari ahantu maze kugeza ngerayo rero muze nk'ukwezi kumwe nubwo yahise amamagara cyo byari mu masaha 12 bamwirukana ndabyibuka twataga saa 11 noneho ngiye ndi gukora overtime aricyo bita overtime nizo ndimo ndakora noneho ahita amamagara ambwira ko bamwirukanye ahita amamagara umutipe witwa Didas ndamubwiranye rero Shemusa agiye kuza ngaho kazu k'amazi ko nafite studio mu kazu k'amazi ko mu rugo agiye kuza ngaho kazu k'amazi umuhuru funguzo umujyane mu rugo ko ahantu twari tumaze iminsi kwimusa ntabwo yari ahazi ubwo bwa mbere yagiye kwajya ahita amugezayo rero nibwo nanjye naje gutaha asobanura ukuntu byagenze noneho abonye bincanze ansaba nimba yakwigira iwabo ikibungo kwa nyirakuru ngo ndamubwira ukoraga overtime yo mu Kiyede aseka urikumva ubwo mitamwe ntabwo wajya kwa nyokuru wawe kwa ko nturamuka ugiye n'ubundi ngo nukubera ko ngo ari ibibazo ngo tugiyemo inshingano nyine ngo zangora n'ubundi ibyo bizahora biza mbihunge basi reka ngerageze ubundi nizera ko ikintu kidashoboka ari uko nakigerageje ntabwo kino kintu gishoboka nakigerageje ntabwo wabimbwira ngenda kigerageza hanyuma nabona ko kidashoboka ngo nakwizera ko kidashoboka ndamubwira ni rero ukuntu bigiye kugenda Abongereza baravuga try and fail but don't fail to try nuko rero ndamwene rero guma hangaha tugerageze nibyanga uzabona ko nyine nawe byanse pe uzabona kujya aho ngaho ikibungo ariko nibikuka nyine niyo mahirwe yacu ndoya ndamubaza ni nakoje ngo arabyibuka ntabwo yuko ijambo nakubajije rikomeye turaseriranga ongera ijwi yarambwiye ngo nje kubaka cyangwa nje gushaka ndamubwira nje kubaka okay ubwo bado waramubajije ati uje kubaka cyangwa uje gushaka arambira ngo nagasobanukije icyo ntaze kuvuga ndamubwira ni iyo umuntu aje gushaka nuvuga ngo iyo afite icyo aje gushaka saa kidahari arigendera nanone iyo umuntu aje kubaka ni kwa wundi wumva amatafari ejo imvura ikagwa ukongera ukabumba andi nyine kandi nta nubwo wakwemera gusenya ibyo wubatse urakoze cyane nabaza muri ibyo ngibyo urifuza iki maze kubimusobanurira
ngo aje kubaka. Nimba Wow. uje kubaka rero, nimba uje kubaka tugiye guhera ku busa. Tugiye nayo inote y'ibihumbi 2 ndabyibuka cyashya narakazinze kwa ndubona akanote gashyashya ukakatsimba nyine utabyo nakavunja cyangwa utabyo gatanga. Ndabate rero guhera no saha uno munota tugiye gushaka ikintu bisubuzima, twabubona tutabubona. Icyambere nuko ngukunda ukabunkunda, tuzabeba mu twese. Aho gatemeye ibyo. Icyo gihe rero tuva no muri stress nakoreka ncece urukumva va muri stress turiryamira, burajya mu gitondo musigira amafaranga yo guteka njya mu kazi. Umusigira bya bihumbi, wamusigire bya bihumbi 2. Abitekamo mu ikiro cy'umuceri kuko bari basore 3, hanyuma nisho. Bari abasore wabazanyemo umukobwa? Nazanye umukobwa. Ubwo mwararaga gute? Muzu y'ibyumba bingahe? Yari ibyumba 2, mfite icyumba cyanjye bafite icyabo. So bararaga 3, nawe ufite icyumba cyawe na umukararana na Shamsi. Tubana nk'ukwezi, none rimwe baranyicaza barambwira ati rero nago turabona nyine umeze nkaho wadushakiyeho. Ntabwo kandi twebwe numva ntabwo byatugora kwizanira utwana nyine umugore wawe hari anga sanda kandi ntabwo twamusohora bigaragara nabi nyine tu. Ndabye toke ni munizi cyumweru miga inzu hanyuma mbe ncomotse ngewe tunari. Baramya nari so miga inzu kubw'amahirwe mitamo n'inzu hafi yaho ngaho n'ubundi ni nk'inzu 3 zaciyemo mitamo na gashambrete ka 25. Rero n'ukwezi kwacu kwari kumaze gupfa bahita bamemba 75 ko twakoraga 2500 mu kiyedi icyo gihe. Bahita bamemba 75 byanjye bashira n'aya mavuta ari mu 2020. No kuri studio baramaze kumeza mu tundi duceri dukeya nyine twa Versoma. Ase ko tutari kwisha ko twanaturyagamo muri ayo mezi muri uko kwezi nyine. Nyine nafata ku kazo mitangura n'ikirido kinini mitangitambikamo nayo tudutebe tw'imigano sibyo. Ndushira muri saro hanyuma n'amaterijya mu noza hirya nyine. Muri icyo gihe muri ubwo buzima wigeze utekereza ubukwe? Okay. Ngewe ikintu cyabaje kuntera ubwoba n'ukuntu nshatse umugore utarubisezerana nyine tutasezeranye. Ariko ko nta bushobozi ndavuga ni okay nyine nuko byagenze nta bushobozi kuko inzozi zanjye numvaga nyine nzakura ubukwe tu. Uri umusiramu na Shamsa ni umusiramu sibyo? Ariko urabizi ko mu idini yacu ushobora kugenda ku muzigiti ugafata 5,000 n'iki n'abasheyi bakahita mugakoranika bikarangira. Kubera ko bityo atari byo wakoze kubera icyo wategereje iki gihe cyose kugira ngo kuri ubu bukwe wa mugane tuvuga ngo kuri njyewe uko nubwo abakafiri. Okay. Icyo gihe dore ko nawe yajyaga hora bimbwira nyine na nyuma yaho ajyaga mbere tushirwamba tukajya ko bidahenze ngiye niyo utangurira ibirenze tukajya mu idini gusa tukava mu byaha. Namwe ati ntago mbyanza ariko uri kubyita ko n'amafaranga bitwara do n'uburi kuvuga ngo ni 5,000 sibyo. Umushahidi ntago ari 5,000 bro ni 30,000. Ariko uko bigenda kose kira ntabwo twagereka mbikubarira 30,000. Ikanzu yawe uri bwambare ntabwo uri bwambare ikanzu just aho ngaho cyangwa madamu nayo ngo yambare ikanzu ngira aho ngaho byanze biko ziratwara amafaranga nabyo. Hanyuma umugore yagomba icyo gihe nayo kumutwara ku ideni ntabwo nyashobora gutunga umugore w'ideni byarutanga abamufite biri aho ngaho ariko niyo mvuze ngo ngiye kumutwara nyine nemeye nakoze imigenzo ngomba kumukwa. Ariko amahari umugore niwe bahitamo ashobora no kuyanga nacyo nje niyo mivire nayo ifite icyo gihe turi kugera ku mivire nayo ifite icyo gihe. Igikurikiyeho abantu nubwo wari bubatekera utuntu turi aho ngaho ntago wari buri kubatekeramo inyama cyangwa iki ugasanga n'ubundi biri butwara amafaranga y'umbinga byibuza makeya tuvuze ngo byari biciritse 50,000. Uremera ko nigeze kumara imyaka 3 tubana nazi note y'5,000 kimera. Shamsu byo ukuri
nakoraga 2500 mu kiyede nkahita mbizana nabwo kandi icyo gihe no byahize mu kiyede ndababwira ngiye wanjye mujye muyameza buri munsi uko nyereye ko madama yatekamo nkahita mbizana akahita bitekesha andi mafaranga ari kuva bitanu ari kubitunga bivuye he so ntabwo wigeze utekereza kurongora muri ibyo bihe abikwibwirira ngo musobanurira aho ngaho cyane nyine kubivuga gutyo kumva ntayo nyine yigeze atunga koko we ayashaka kukubwira ni kwa ko nyine umuntu w'umugabo ahereza wenda nk'umugore nk'amafaranga akagira yandi asigarana mu mufuka we rero ayatatunze yandi yo mu mufuka bavuga ngo wenda yanasigarana wenda n'ikibazo gikomeye niyo note 5,000 abavuze ntayo yigeze atunga wabyumvishe neza no kuvuga ngo amafaranga nabaga mfite n'ubundi yahitaga hahamo kugera rero nzasigarana amafaranga 5,000 kwiko yaga ari ikibazo noneho twatova time nakoraga akabiri ko tunabara twita twishuriza ugasanga ari igihe nyine time zagoranye uganda karigiye tutazikoze ugasangira izindi handi mugiye mugeramo amezi 4 naramwishura ubwo igitekerezo cyo kuba wakura ubukwe bungana gutya cyaje ryari cyaje 2021 ejo bundi ubwo byakujemo gute wicaye uravuga ni iki cyakwinspirinze ukavuga ati Killerman nanjye ngiye kubatamo okay urumva ngiye nkunda kenshi dumba sinzi mujye bibona mba proud yo kuba ndi umupapa nicyo kintu cya mbere mba numva kirenze nunze kwisi kuba ndi umubyeyi tu rero arukuntu nabaga niciye mu bajyama umugabo w'umugore kuba ndi umupapa ndi umubyeyi tu nicyo kintu cya mbere nyine mba numva ndi proud ariko urebye urujisho shamusa kurebye aho inyuma kazi yake uri kumva do noneho ngewe najyaga araboro njya nita mwirigara mu biryogo mu marangi araboro njya abanje bitwa iminuni nyine njya kureba arukuntu nyine nahitaga avuga cyangwa z'umujama akahita avuga ati oya kera utamumenyera n'umupapa gato umupapa wayasinguye nyine uko nahise bifeka bakajya kumusobanurira uburyo ngo ndi umupapa nashatse umugore mfite umugore nkumva nyine ni ibintu bidafite imbaraga ukuntu ntabwo urarwanira umupapa nkagira nk'irayidi hano mu rugo ugasanga nka data bukwe cyangwa bukwe ngo ntabwo yaza ngo hano kuko ngo ntabwo byemewe ngo tutarajya guca twirege ntabwo ngo byemewe nkumva nyine just ari utuntu nyine dutuma mba umugabo ndi kubura kwezi n'amadani kagera noneho yagera ugasanga uyu ngo ntabwo nemerewe kurya ibiryo yatetse noneho icyo gihe nkajya gufutura ku wundi mugabo ufite umugore nkabona nyine just wo twemera nyine umugabo warahari iyo sobukwe ageze mu nzu yawe ntabwo wemerewe kurya ibiryo by'umugore wawe okay bya shemusa kubera ntabwo ari umugore wawe rigare ni ukuvuga ngo twebwe nabizi mu idini nyine ntabwo ushobora kurya ibiryo uwo wita umugore wawe yatetse mutarunze indobo rero iyo papa wa shemusa hari ntabwo ushobora kurya ibiryo shemusa yatetse nyine nta nari nigeze mfutura mu rugo muri iyo myaka yose 8 nane mwigeze uzabweza abazana ngira ngo njye ifuta ariyo mu rugo ukava mu rugo kigendera kuvumba nkajya kuvumba handi ndi umuntu w'umugabo noneho najya handi ngasanga umugabo wawe we yanumiye umugore warahari turi gusangira ku meza nyine kandi ni umugabo nanjye ndi umugabo kuki yo wenyine umugore wahari turi gusangira ngiye iwanjye nkaba nabyemerera ibyo bintu nkumva uburenganzira ndi kubura nk'umuntu w'umugabo nkumva nyine akantu ko kuba umugabo nyine ndi kubura nubwo ndi umugabo ariko nyine hari utuntu turi kubura ngira mba umugabo nibyo noneho aya kare kantu kandiye turi yagane ukavuga ko nyine ubundi ngo nagatekereje none uwo mugabo yarambwiye ngo abana ubu ngiye kabisa reka mbivuge gutya niba abantu bakuru bana kuri kamera bihangane aravuze ati ndumva nkumbuye kurongora harashize iminsi nka 10 n'ingahe nawe ati ntusubiye no muri mezi Ramazan narwo tubyemerewe aravuga ati ngiye ku mugore wanjye ngiye twarasezeranye ndabyemerewe nategeza kuntu ngiye mu biti iminsi 30 yose negereje nta kintu ushobora gukora ngo nabikora ngo ni icyaha wanyumvisha kuntu ngo niyo nabikoze ngo ngara abamarika baba bari kumuhungiza mu kwezi kwa Ramadan
ngo uyu mugabo nyine umugore mwasezeranye ngo iyo muri kubikora ngo abamarayika baba bari kuguhungiza, ngo Imana ikohereza abamarayika babiri bari kuguhungiza. wowe mutasezeranye nyine ntacyo n'ubu ufite noneho twe tutasezeranye ni icyaha. ngo iyo umuntu abikoze ngo mushaka ngo abakene 60 ngo muri bugaburire ngo igihe cy'amezi ngo 2 yose mubagaburira buri munsi. Nyumve nyine icyaha cyo gusambana muri mwezi Ramazani kiye kuntu kiba kiremereye. Ariko ku muntu wasezeranye akaba wabyemera noneho abanabiherwa n'umugisha, imarayika zimugira gutya ngo banamuhungiza marayika ku muntu mwasezeranye. no mwezi Ramadani nijoro muramumeze gutya n'imarayika kandi kumva tu no ndavuga ni undi we muri kano kanya yemerewe kubikora. no niyo umugore agusabye ukamwima, Imana ikwandikira icyaha. Mu idini yacu niyo myizerere niyo myemerere nyine numva irimo. noneho ngo muri mwezi Ramazani wowe ubikoze utaragize isezerano n'uwo mukobwa cyangwa se uwo mugore ni icyaha nyine, no kugira Imana ikikubabarira bisaba yuko ugaburira abantu 60 kandi buri munsi. Ni ibintu byinshi nyine bikomeye cyane ukora. Mu gihe undi we noneho wamukoye akakora iki bagakora niyo nika we Imana inabiha umugisha ikakoreza n'abamarayika ngo bari buguhungeze babiri muri kubikora. Numva ko kantu karatwika kandi nyine gakora shemusa vuga ngo amin. uri kumva tu ubwo ibyo bintu bikajya binkora gushora mu bwonko. Kuva icyo gihe ubwo nase nicara ndavuga rero imyaka 8 nemerewe kurya iwanjye, ariko ariye nigeze kujya gufutura ahantu ntabwo njya imvange mu buzima bwanjye nyine. ntabwo kuze kurya imvange, ntabwo ndakuyirya njyewe njyanye n'umuceri kuva kwa mbere ku wundi wa mbere. Njya aho hantu no bateka icyumweru cyose imvange. Ambange muri kugira ntabwo si iwanjye nyine sindi butegeke ngo muteke ibi ngibi, nta n'ikintu ndi bukore nyine nibyo ngomba kubyakira gutyo ngomba kurya iyo mvange. Ndavuga ni wakimana ntabwo ubugabo bwanjye butwika rero nimba nyine ari ibintu ndi kujya kuvumba ahantu bakanateka n'ibintu nashaka kandi ari akantu gato nagakemwe bikava mu nzira ntanjye nkajya ndi iwanjye nyine n'iki. Wumve ngo umunsi w'ifutari, umunsi kuwa mbere futari ya mbere n'akazi nzataha kare nzicara hariya nifata akavido ndi kurya ifutari ya mbere iwanjye. Ubwa mbere nyine nzaba kuwa mbere ubwa mbere nzaba ndi mfutuye iwanjye. Wibaza nawe mu myaka genda ngiye kuzajya nkora mfata amafaranga y'ubukwe nyashire kuri konte. Nari nakoze na konte bro konte, hanyuma ndi ajye mu bindi bintu nandi ajye mu bintu byateza umuryango imbere. Nkora no sasa ubwo nyine ibyo bingibyo ubirangije ukareba utwo tuntu tukubangamira twose umunsi shemusa uza kubimubwira ryari ati rero sheri ubu ngubu tugiye gukora ubukwe ugashiraho na date. We mbimubwira nangira ngo n'amezi 4 ashize mbimubwiye. Oya shemusa nibyo ni surprise. ubu bukwe burangiye ubu ngubu warumaza nta mezi 4 ashize wari ubizi ko bazagukurongora bazagukubira bagukore surprise nyine. Ni surprise umva ibyibushye cyane kabisa. Byakiye gute? Nararize. Oya narishimye ndarira pe. Niki cyakurikije watekereje kugira ngo urire ku buryo urire? Numva ko ibintu ntegereje imyaka myinshi bigiye kuba bibaye. Wari ubitegereje wabonaga abandi bakobwa barimo bararongorwa uri aho ngaho bakurya mana nese mvuga ya magambo Imana ila ibino munsi ibe VIP kuntu yo na VIP
urabona Eh, ukuntu ariko mba nifashe, urabona ukuntu mba nifashe. yego. Mm, Noneho mm, njyewe namaze gusevinga amafaranga, mm, ndavuga ni okay, noneho maze kubona amafaranga y'ubukwe. mm. Nabonye n'abantu bari guseka ngo ni gute ngo nkore ubukwe bw'amafaranga nakuriye ngo n'akabanza. Ndaseka napfa. Iyo question niyo narinje, ubu ni ibyo naringiye kukubaza. Noneho ndavuga ni okay, ubwo amafaranga y'ubukwe amaze kuboneka, amafaranga okay, inzu yo nayo mfite, ariko ibibanza mfite bibiri byonyine byakubaka inzu ya miliyoni 80. Ndabanza ndavuga okay, kamanze nigura utubanza twangira mwibikeho. Noneho ngeze mu bibanza, ibibanza birakavuna umuheto. Nageze mu bibanza ndabyuka ngura ikibanza cya mbere nakiguze miliyoni 20. Nk'ibyumweru nka bibiri wa mutipe wahangurishije umukomisiyoneri atanzanye undi mukiriya bameza miliyoni 32. Mu byumweru binahise no miliyoni 12. Ndavuga ni business yo ni iyi ngiyi YouTube ngiye kuba nyishyize ku ruhande. Uravuze ati bibanza hejuru. Ubwo nibwo nahise sasa mubwira no aya mafaranga nako twungutse bya atari, ariko mu bibanza havamo amafaranga y'abakomisiyoneri. Noneho bafite ukuntu ashobora kuza ari umukomisiyoneri ukabona n'abandi ngo baziyeho kigena batayemo ibihumbi nka 700. Urumva ariko nawe unduguze nawe arabongera akabagurira nawe. umva kira buretse gato. Urumva utarimo uravuga amabanga yawe kubera abantu bagushizeho pressure yo kuba ngo oya n'ubundi sigaye mbigurisha naribi, sigaye niyo business sigaye nkora n'uri ndi kwamamarizamo. uri kwama. Okay. Narizi ko bakuze kuri pressure uvuza amabanga yawe. Oya ubwo n'ubundi ndi kwamamarizamo naribi. Okay. Ubwo mitamubwira noneho nta kuntu wanshakira ibindi bibanza. Gurisha ibibanza. Yangurisha ibibanza. Okay. Yo. Okay, urukumva? Mitamubwira doke na katugura ibindi bibanza. Hita tujya haboro hano Nyarufunzo twabona ibibanza bya miliyoni 7.5. Urukumva tukugenda byuka twaguzemo ibibanza 4. Katugura ibibanza 4 nabyo twicara nk'amezi 8 nabyo tunya turabigurisha gutyo. Hari umufana wanditse comment ngo nureka cyane urabubaze nabi. Cano nta kintu kibamo mwana azagira kubiza. Ntabwo cano YouTube yaguciza tumba. Mbese uri muri make urimo uravuga ko ugiye kubireka. Ntabwo nabireka kuko n'ubundi igishoro cyo kugira ngo ngere kuri ibyo byose cyavuye muri za muri YouTube. So rero nibwo buzima niberamo nibwo ngubu nyine ngomeza ibyo ngibyo ati noneho mpita mvuga ngo noneho ikintu gisekeje abantu nabanye babona ibibanza afite buri buke, ariko wa gatandatu ndi bukora ubukwe nabwo nari maze kugura ibindi bibanza 4. Oya. Ku wa gatanu nzakora ubukwe ejo nayo maze kugura ibibanza 4. Cyo genda byukana nabiboranye na Sadarambi ati uri umusazi ufite ubukwe umusibe ejo kandi mu bukwe ukuntu usanga ari ibintu byabuze turi kwangiza amafaranga gutyo ko niwe ngira inama nyine tu. Sabe ni ukugira inama. Nta kintu nshobora gukora kijyanye na business namugishije inama. Ni rafiki yangu ntuzambere nka Kirara. Oya jyese ko niterambere ngeze ariko navuga ko 60% ruringijejeho uko mbere yuko nkuri ikintu abanza ngamugisha inama akavuga ati ibyo ni saba ari nabyo ambwira ati ibyo ntabwo biri bukunde koko ngasanga bitari nawe ejo dushobora kumva ngo Kirara ngo Sabe ngo iki ngo aya ngendi bicingewe ibyo bintu byo ngembe bijyamo se kuri mu bakoresha amagambo akakaye. Oya n'ukuri kunzana mu bintu by'abagore kandi ibyo ngibyo nabibamo ku buryo naje nangata mvuga ngo byangize gutya sambabariza. Twagiye rero mita icyo gihe mbona abantu basakuje nakabanza nari duma ngiye nago njya nashatse kujya kubaka inzu. Noneho nsanga nubaka inzu birasaba ko nubaka inzu wenda nk'iya miliyoni 100 cyangwa miliyoni 70 wenda sibyo. Ayo mafaranga izo miliyoni uziyo zishoye mu butaka bro, izo miliyoni ikanumve izo mfashemo nka miliyoni 25 ngatangura ikibanza Norvege nkagura n'ikindi Norvege nka 2 ngahita njya nsubira Nyarufunzo nkagura mu bibanza bya 7.5
nicaye nk'imyaka nk'ibiri ayo mafaranga yabyaye miliyoni nka 50 byibuze cyangwa miliyoni nka 70 nanone yakwikuba nka kabiri mu gihe inzu amafaranga itabi yamaye none ndavuga ni okay none reka n'ubundi bishatse aka kanya mumurije ngavuga ni ibibanza nka bine biri Norvege mu bigurisha abakomisiyonari niba bishakira abakiriya n'ubundi byahita byubaka iyo nzu muri kuvuga ngo mushaka byahita yubaka nta nubwo byafata n'amezi abiri yahita irangira ikahita yuzura ariko ndeba gufata ayo mafaranga ya spending nka muri kandi n'undi yo mba mu itamezi kandi nta n'ikinwaye nkakomeza nkayashora ukomeza ushoraho kugira ngo wubake inzu nyubaka nyine biraho n'ubundi ubutaga mfite ngurishije natangira n'ibiceri mfite mvuze kimwe reka mite nyubaka nkoza amezi ngahita nubakamo inzu ntundi nayizamura nkavuga no ayo mafaranga impamvu wanga kubaka inzu nuko uzi ko ntacyo yakumarira kandi amafaranga ushobora kuyakoresha ibindi bintu byakungukira menshi nyine nose kangwira nifata inzu ya 170 ndayubaka byo nyine ayibwa ya mezi yose ngiye kwibaka nk'atanu ubwo nta kintu ndi kunguka nyine ndi kuyubaka iyo tubiveho nibivaho none ate yanzu inyubake bameze mu nka 400 cyangwa 300 ku kwezi ubwo kugira byibuze nzu nguke miliyoni 3 biramfata amezi 10 sibyo kandi nubatse inzu ya miliyoni nka 60 cyangwa 70 kugira bame mu 300 sinema tura kugendana neza nyine tugendane muri iyo mibare nifata miliyoni 70 ndubaka inzu kandi inzu baramariza nka 400 at least Ije 400 mu mezi 10 ni miliyoni 4 mu mwaka ni nyine 800 ndamutse mfashe miliyoni 70 nkagura ikibanza cya miliyoni 7 hano nkagura ikindi cya miliyoni 15 hano nkagura ikindi cya miliyoni 8 hano nkagura ikindi cya miliyoni 15 hano cyo nuko mbigenza ayo mafaranga yicarira umwaka wonyine uza amafaranga nakuramo wakuramo amafaranga menshi nakuramo amafaranga atari muri minsi ya miliyoni 30 nibyo mu gihe handi wumvishe ko harimo enye na 800 sibyo okay tavuga ni reka ngewe ibyinzu mbe mpiosheje mbigenze gutyo nibyo nuko amafaranga yakoze ubukwe wayakuye mu bibanza cyangwa wayakuye mu gukina filime ntago filime mwana yaguhereza filime kumarange do nukuvuga filime sinanze ko arizo zamaye igishoro nizo zamaye igishoro pe ko nuko nabigusobanura nakubiye bwa mbere nguri ikibanza nakiguze bahita nyuma y'ibyumweru bibiri bahita banyungura mitavuga naye mafaranga yo naragira kuko ari nkundi ariko na peti bikigera ibyo mpamvu mbabwira ari nkundi mupeta akimara gufata izo miliyoni nka 30 na simubeshyira kutatekereza imodoka ufite imodoka yiki acyatega moto yego koma nejo nshaka nagura imodoka umva nshaka nagura nyine mo kwa mbere kugeza ku cyumweru kuko imodoka banyese n'imodoka ngo za 8 nijoro n'imodoka nari ndifite nyine ndi kugendamo nayimaze nayikoze icyumweru wakoze ubukwe bwa miliyoni zo zose udafite imodoka iki nabyo ndabikubarira nabyo ndabikora nimba ushaka ko mbikubarira abafite rero nimuzajya mubona amafaranga mukumva ko mukeneye kwerekana nyine ko mufite amafaranga sinzi imodoka sinzi inzu ngo ya danje ngo ubuzima ngo gusohoka ngo naye bizabagora bro bizabagora kubika amafaranga ariko tuzi ko abagore bakunda ubukwe n'imodoka wanjye nagaruka ateye rero uko njya no gukora n'ubukwe twaraburanye bya atari ngo yango wakoresheje ubukwe buraho ngana ati hereka reka jewe nimba ngiye gukoresha ubukwe kuko no mu nama no mu rugo nabo barambwiye ati wapigiye gukora ubukwe buhenze naye ati mufite iki kibazo ubukwe ngenza akora ubukwe rimwe nimba mushaka nkora ubukwe nyine bibaye ngoma ko nkora ubukwe igihe nihaye mu mutwe wanjye ko ari cyo genza kuko ngiye ndabyuka mvuga kuri kamera ko mu myaka 40 nazaba ndi gukora urukumva mfite imyaka ubu ngubu 30 ndabura imyaka 10 mu myaka 10 ngiye gukora inshallah Imana ibimfashemo kuko ntabwo nabyishoboza Imana idahari sibyo ngo iki jene ni gisikamo wallahi ngo nani modoka gifite okay reka ngusobanurire by'imodoka jewe